imbuga nkoranyambaga nta yindi nkuru iri gucicikana cyane nk'inkuru iri gutrendinga yabereye mu karere ka Rusizi mu murenge wa Nyamabuye, aho uyu muganga w'inkorashyano wakoze igikorwa kibi kidasanzwe ubwo yarari kuvura umwana w'umukobwa yari afite uburwayi bwo kwibere. Umuganga akaza kugera bwo aza kumufata ku ngufu. Amakuru ari kugenda acicikana nuko uyu muganga n'ubundi aho yari asanzwe abikora mu murenge wa Ruharambuga mu karere ka Nyamasheke, akaza kwimurirwa kuri ibi bitaro bya Kamabuye mu karere ka Rusizi, naho yavugwaga yuko rwose ashobora kuba yarari gukekwaho igikorwa gisa nk'uku nguku. Uko tugiye kubibaramburira rero ni ukuntu byagenze, uko uno mwana w'umukobwa yabisobanuye, uko uyu muganga yageze ubwo amufata ku ngufu. Icyo nagusaba wowe utari wabasha gukora subscribe, reka ngo sabe gukora subscribe, nurangiza ukore no kuri iyo nzogera ya notification kugira ngo uzajye uhora wihurira n'amakuru Sano Empire igenda ikugezaho buri munsi umunsi ku munsi. Uko byatangiye rero kuri uno mwana w'umukobwa, ni umwana w'umukobwa w'imyaka 19 wigaga mu mwaka wa 2 w'amashuri yisumbuye, ubwo ni senior 2, aho uyu mwana w'umukobwa yari afite ikibazo cy'uburwayi bw'ibere. Yagaza gufata umwanzuro wo kuba yajya mu bitaro kujya kwivuza. Akimara kugera kwa muganga nibwo yagiye kwisuzumisha, aho iyi nkorashyano ariho yanayisanze, aho yarari muri icyo cyumba cy'isuzuma. Uyu muganga ari we uri gusuzuma abarwayi. Arinjira, yamaze kwinjira nk'uko rero nabibabwiye yuko uyu mwana w'umukobwa yari afite ikibazo cy'ibere, aho ubwo uwo mukobwa yagize gutya rwose. Umuganga arangije aramubwira ati kuramo ibere turebe ikibazo uko kimeze. Ibyo byo ntabwo ari biteye ubwoba cyangwa se bidasanzwe, ahubwo nuko uyu muganga yakomeje kugenda arikorakora. Nyuma yo kurikorakora abwira umwana w'umukobwa ati wowe wigira ikibazo ndaza kukuvura, gusa wicaye hariya, numara kwicara hariya mbanze nkorere bariya, ubundi wowe ndaza kukwitaho ngo ukurikirane neza ku buryo nta kibazo na kimwe ugomba kuba uri butahane. Gusa iyi nkorashyano yarabikoze, ivura abandi, irabasuzuma. Imaze kubasuzuma bose barangiye, maze kumekinga sure yuko nta muntu usigaye hanze umutegereje, nibwo yahamagaye wa mukobwa ati umve yewe umukobwa ngwino hano, injira mu cyumba. Nuko akimara kwinjira, uyu muganga w'inkorashyano abamusunikiye ku gatanda kari aho hafi yasuzumiragaho abarwayi. Akimara kumusunikiraho nibwo yatangiraga kumujya mu maguru, arangije aramusambanya. Akimara kumusambanya umukobwa arababara cyane, abura uko abigenza, abura uko yifatamo. Kugira ngo rero iyi nkuru ibashe kuba yajya hanze, nuko umwana w'umukobwa yagize gutya. Ariko mbere yuko ijya hanze, uyu muganga akimara gukora ibyo yari amaze gukora, yahise afata utunini tugera muri 4 aduhereza wa mukobwa. Utwo tunini twari utwo kuba yakavaringa icyuho cyo kuba yasama. Ibyo binini rero nibyo byabaye kabutindi, kuko uyu mukobwa yagize gutya akigera iwabo, ababwira uko byagenze ndetse abereka n'utunini umuganga yamuhaye. Nibwo ababyeyi be bahise banyarukira ku cyicaro cya RIB giherereye mu karere ka Rusizi, ari naho mu murenge wa Kamabuye, aho aba babyeyi n'ubundi buno mukobwa batuye.
barangije babasobanurira ukuntu ibintu bimeze. Barebye bya binini basanga ni ibituma umukobwa cyangwa se umugore adasama. Niko kugenda rero bajya kureba uwo mukobwa yari akiri n'isugi, bakireba basanga rwose yamwangije. Kureba basanze yamwangije nibwo bafataga iyi nkorashyano bayipakira imodoka y'abashinzwe umutekano. Ubu ngubu ikaba iri mu maboko ya RIB, aho akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana utujuje ubukure. Ibyo byo murabizi yuko ari icyaha gihanirwa n'amategeko hano mu Rwanda. Uyu mwana w'umukobwa nk'uko biri kuvugwa yabuze se agifite imyaka 8. Umubyeyi yamusigaranye avuga yuko rwose azamukoreshereza ubukwe bwiza. None iyi nkorashyano ikaba yakoze ibintu nk'ibi ngibi. Gusa sibye yuko kuva biri mu maboko y'ubutabera bari buze kuba babikurikirana. Ngayo nguko rero iby'iyi nkuru. Wowe utari wakora subscribe, reka nizere yuko wayikoze. Imana ikumpera umugisha kandi ukande no